niwe mukobwa bakurura ishanga, hagaragara mu mihanda yasinze yaborewe. Uyu munsi bidateye kabiri twamubonye arimo arishyira icupa mu myanya y'ibanga ku mugaragaro yifata videwo. Ntibyatinze atangira gukabakaba umukobwa mugenzi we amujomba intoki mu gitsina. Mu majwi menshi yagiye atambuka ku masosho media yagiye atandukanye twagiye twumva ati mbabarira winkorera ku bintu kuko ibintu ni ibyanjye. Uyu nawe ati ibi bintu narabirindishijwe. Mu majwi twagiye twakira hirya no hino atandukanye ati mbabarira nashaka no kubinnyamo. Emeline aka Ishanga, reka tumuvugeho gatoya. Umukobwa ufite ikimero cyiza ariko uyu munsi akaba ari kugenda yicisha amazi hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Njye nitwa Bikorimana Bernard, nguhaye ikaze hano kuri B Bernard TV. Niba uri mushya ibuka gukanda subscribe, ukore share, uduhe comment, utubwire icyo wifuza twagukoreraho. Emeline ni umukobwa wamenyekanye ubwo yari ari kumwe na The Ben bifotoza, ubwo The Ben yakururaga ishanga. Byavugishije abatari bakeya hano mu gihugu cyacu. Imbuga nyinshi nkoranyambaga zagaragaje amafoto n'amavideo y'uburyo The Ben yari arimo arakurura ishanga uyu Emeline aka Ishanga. Byaravuzwe bigaragara uyu Emeline mu kwisobanura yavuze yuko The Ben nta cyaha yakoze nta nikosa afite, kandi cyatumye ibi ngibi abikora nka The Ben nk'umuntu ukomeye twari tuzi ni ibintu bisanzwe. Ariko uyu Emeline yavuze yuko afana The Ben cyane, gukurura ishanga akaba atari ibintu birenze. Abantu benshi muribuka ko babivuzeho, babikoraho, babyandikaho. Ariko mu minsi mikeya uyu Emeline yaje gukora kandi gashya. Yagaragaye mu mihanda ya za Kigali yaborewe, yasinze bitavugwa, ari mu muhanda agwirirana. Amavideo yaza kujya hanze bigaragara neza yuko uyu mukobwa indangagaciro na kirazira za Kinyarwanda ziri kure y'ubuzima bwe. aka Ishanga ni umukobwa ufite ikimero n'ubwiza butangaje. Ni umukobwa buri musore uwo ari we wese hano mu gihugu cyacu cyangwa se hanze y'igihugu cyacu yakwifuza gukunda. Ariko imico ye, imyifatire ye byose yamaze kubyica. Uyu munsi kiriho kiravugwa, kirimo kiragaragara cyangwa se kirimo kiracaho ku mbuga nyinshi nkoranyambaga ni uburyo uyu mukobwa yaje kwifata video ari kumwe na bagenzi be arimo arakoresha icupa mu myanya y'ibanga. Nkuru zigiye zitandukanye abasore twagiye tuganiriza hirya no hino, harimo abagiye baduha ibitekerezo baratubwira ati ibi ntibikwiye ku mwari w'u Rwanda, umwari w'u Rwagasabo. Abasore benshi bagiye batanga ibitekerezo. Nk'umwe twaganiriye witwa Janvier yatubwiye ati uyu mukobwa ni mwiza ariko ubwiza bwe arimo arabupfusha ubusa. Ati byaba byiza u Rwanda ruramutse rutanze nk'ibihano ku bantu nk'aba, bafata amavideo yabo bakayashyira hanze ku bushake, inzego z'ubutabera zabakurikirana bagahanwa, kuko ni ukwica umuco wa kirazira n'indangagaciro z'Abanyarwanda. Ati ibi ni ugusebya ababyeyi, igitsina gore cyose aba yagishyize ku mugaragaro. Nta kuntu twakiyumvisha yuko umwana w'umukobwa nk'uriya mwiza afata ubwambure bwe, igitsina cye cyose hanze. Ni ugutesha ababyeyi agaciro. Twigeze kuganira na Claude aratubwira ati ahubwo byaba byiza nk'igihugu cyacu gikuyeho inkwano bikarangira. Ariko nahise musubiza ndamubwira ni byaba nka bya bindi bavuga ngo abo mwagatukisha bose. Uyu Emeline aka Ishanga mu mitangarize ye yavuze yuko izi video kuzishyira hanze ni ubushake bwe n'ubwende bwe, kuko kubikora nta mutima wamuciraga urubanza. Yabikoze yabitekereje kandi abishaka. Yagize ati njyewe icyo nifuza ni kimwe, ni ukwamamara nka umusitari, nkamenyekana nk'abandi bose. Ariko ikibazo twakibaza
uyu munsi kuki abantu bahindutse ni uko u Rwanda rutagitanga ibihano. Ibi ntabwo bikwiye ku mwari wo gusebya abari bagenzi be. Mu ijambo rimwe natanga ni uko u Rwanda rukwiye gushyiraho ibihano bihana abantu nk'aba bata umuco na kirazira byo kuba abanyarwanda. Ikindi navuga ni uko u Rwanda rwacu nk'uko rwahaye igitsina gore ijambo, ni nako utatiriye igihango cyo kubaha iyo kirazira yashyizweho yajya ahanwa agakurikiranwa n'amategeko. Kuko kuba umusitari ntabwo bikuraho yuko umuntu agomba kugira indangagaciro. Kuba umusitari bigusaba gukora no kwiyubaha, ntabwo bigusaba kwitesha agaciro hirya no hino. Ibi ngibi nkatanga isomo ku bandi bose yuko ntabwo bikwiriye kwamamara no gutwika, bizaza kuko wabiharaniye atari uko witesheje agaciro. Njye ndabashimiye, nitwa Bikorimana Bernard. Twagiye tuganira n'abantu benshi bagiye batandukanye, bagiye batanga ibitekerezo bati byaba byiza n'inkwano zivuyeho, kuko n'ubundi turi gukwa indaya hirya no hino. Amakuru twagiye dukusanya byose ni vuba tukabibagezaho. Njye ndabashimiye, mukomeze mubane na Bernard TV. Umugoroba mwiza.